Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana nziza niyo kamere yawe. muri uyu mugoroba ndanezerewe, nejejwe n'uko Imana yacu ikomeje kutwitaho, ikaba ikomeje kuturinda no kuturagira, ikaba ikomeje kutwuhira no kutwambika. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Abaririmbyi, korali turi mu rugendo ndetse n'abanyibande, Imana ibahire kandi bakomereze impano, kandi umuhati wanyu ntabwo ari ubusa ku Mana. Nzi neza yuko hari ingororano ibategereje kandi ingororano nziza y'ubugingo buhoraho. Abizera mugize ubwitange mukongera kuboneka hano muri uyu mugoroba kugira ngo dufatanyirize hamwe kumva icyo Imana itubwira binyuze mu ijambo ryayo. Ndabakiriye mu izina rya Yesu kandi mbifurije umugisha. Umugisha uruta iyindi yose ni umugisha wo kwakira Umwuka Wera, kandi kwakira Umwuka Wera nibyo bizatubashisha kuragwa ubugingo buhoraho. Ubw'ibyo rero reka icyo ngicyo kibe icyifuzo cya buri wese muri uyu mugoroba kugira ngo Imana itugire neza twese. Tugiye kwiga amagambo meza y'ubugingo, amagambo atera ibyiringiro, amagambo asubizamo intege mu bugingo. Aya magambo rero nkabasaba Imana kugira ngo idufashe twese tubashe kumva neza, nubwo tuba turushye. Ndabizi abenshi bamwiriwe mu kazi, mwakoze ingendo ndende, ariko Umwuka Wera wabashishije Abisirayeli kumara imyaka 400 bari mu buretwa, bakajya babakoresha uburetwa buteye ubwoba, bafite umugambi wo kubabuza kororoka no kugwira. Ngo bajyaga bakoresha uburetwa cyane, babona umugabo ageze ku rwego rwo gupfa, aburaho gato gapfe, bakamubwira ngo ngaho ntaha, maze bamusezerana atahe, bazi ko n'ubwo ari bube mu nzira cyangwa se atari bunagereyo. Imana ikamurinda ikamugezaho amahoro, maze muri urwo rugendo ikagenda imurema bundi bushya. Uwo Mwisirayeli yaza kugera mu rugo akagera yumva afite imbaraga, kandi muri iryo joro umugore w'agasama, kuko Abisirayeli bagiye bororoka mu buryo budasanzwe bw'igitangaza kivuye ku Mana. Reka rero Imana iduhe imbaraga tubashije mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana amagambo, icyigisho gifite umutwe uvuga ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kwihana no kubabarirwa ibyaha ni amagambo turi buhere mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho ni icya 3. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa 1 ndetse n'uwa 2, dusimbuke dusome uwa 4, uwa 5 n'uwa 6, dusome n'umurongo wa 11. Ariko mbere ko tutangira gusoma, reka duhumeke amaso yacu tubanza dusenga. Data mwiza, Mana yacu, turagushimiye muri uyu mugoroba, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko waturaritse tukemera irarika ryawe. Tugushimiye ko wemeye kugira ngo twicare ku birenge byawe tuhigire. Turakwingiza ngo Umwuka Wera atwigishe kandi ashyire ikimenyetso ku byo atwigishije, kugira ngo ari twebwe bari hano n'abandi bose bifuza kuzana ubwami bwawe, twese tukugirireho umugisha. Uko niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Matayo igice cyaho cya 3 ni igice kitwereka Yohana Umubatiza igihe yigishaga ku bijyanye n'ubutumwa bwiza. Yohana yarigishaga kandi akanabatiza. Umurongo wa 1 w'igice cya 3 uratubwira ngo
icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Ibaya ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ngicyo icyigisho, insanganyamatsiko y'icyigisho Yohana yigishaga. Yaravuga ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kandi iyi nsanganyamatsiko Yesu waje nyuma ya Yohana nawe yatangiye kwigisha ubutumwa bwiza nk'uko tubibona hano muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 17. Yesu nawe atangiye kwigisha ubutumwa bwiza, baravuga ngo Yesu ahereko atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohana yigishaga abwira abantu ngo bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu nawe aje yigisha, aza yigisha abantu abwira ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. None hashize imyaka irenga 2000 icyo cyigisho cyigishijwe, kandi uyu munsi wa none natwe abateraniye kuri mugoroba Imana iri kutubwira ngo twihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kubera iki Yohana na Yesu bigisha ko ubwami bw'Imana buri hafi? Yesu ubwe niwe watanze ubuhanuzi, ari ubwo yabaye Nebukadinezari w'izo nzozi yarose, n'ubuhanuzi yahaye Daniyeli muri Daniyeli igice cyaho cya 7 ndetse no mu gice cyaho cya 8. Unasomye ibyahishe igice cyaho cya 13, tubona neza yuko ingoma zari zarahanuwe uko zizakurikirana. Iya mbere ya Babuloni yari yarahambutse, iy'Abamedi n'Abaperesi nayo yarahambutse, iy'Abagiriki yarahambutse. Yesu na Yohana bakoze umurimo ku gihe cy'ingoma ya 4 ariyo y'Abaroma, kuko nta yindi yagombaga kwisimbura uretse ubwami bw'Imana gusa. Niyo mpamvu Yohana yabwiye abantu ati ubwami bw'Imana buri hafi, na Yesu aje nawe avuga ngo ubwami bw'Imana bumeze gute? Buri hafi, kuko turi mu ngoma ya 4 nta yindi ya 5 izabaho uretse ngo bizimikwa n'Imana. Umurongo rero wa 5 n'uwa 6 muri Matayo 3 haratubwira ngo maze ab'i Yerusalemu n'ab'i Yudaya yose no mu gihugu cyose giteganye na Yorodani bose barahaguruka bajyaho ari ababatiriza mu ruzi Yorodani bavuga ibyaha bakoze. Yohana uyu murimo wo kwigisha yakoze, yarigishaga akabatiza abantu umubatizo w'amazi menshi, bakabatizwa muri Yorodani, ariko ngo babanje kuvuga ibyaha bakoze. Mu yandi magambo rero, kwihana birimo n'ingingo yo kuvuga ibyaha umuntu yagize ate yakoze. Ubwo bishatse kuvuga ngo umuntu aramutse ahamije yuko yihariye ariko atarigeze agira iyo ntambwe yo kuvuga ibyaha yakoze, ntabwo yaba yarasobanukiwe kwihana icyo ari cyo, nta nubwo yaba yarasobanukiwe ngo kwihana mbese ni ngombwa cyangwa si ngombwa. Niyo mpamvu rero iki cyigisho dukwiye kwibaza twaba ngo mbese kwihana ni iki, tukongera tukibaza ngo mbese kuki ari ngombwa kugira ngo twihane, noneho tukanibaza ngo mbese kwihana bikorwa bite, noneho twasoza tukareba umusaruro uva mu kwihana uwo ari wo. Ariko nabyo ntabwo byari bihagije, kuko iyi Bibiliya yuzuye ingero z'abantu benshi bagize kwihana nyakuri. Abo rero nabo tuba dukwiye kubafatira icyo kureberaho cyangwa se icyitegererezo, nabo tukiga ibyabo tukamenya uburyo baba barihanye n'uburwayi. Umurongo wa 11 Matayo 3 aravuga ngo jyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto, niwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Haleluya. Yohana azanye ikintu gikomeye cyane, abwira abantu avuga ati jyewe nubwo murimo kwihana nkababatiza, ndababatirisha amazi, ariko inyuma yanjye hari undi uza uruta ubukuru kandi urusha n'ubushobozi, nta nubwo binkwiriye no kumutwaza inkweto. Yewe hari n'abavuze ati ntabwo binkwiriye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze,
ariko uwo nguwo naza niba uzababatirisha umwuka n'umuriro. Icyo Yohana rero yavuze yuko Yesu naza azabatirisha abantu umwuka n'umuriro cyarasohoye, kuko tukibona mu Byakozwe n'Intumwa dusomye igice cyaho cya mbere tugasoma umurongo wa 4 n'uwa 5, twumve Yesu nawe uburyo yasubiyemo amagambo ya Yohana agashimangira ibyo Yohana yavuze. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5, Yesu igihe yaragiye kuzamurwa mu ijuru nyuma y'umuzuko yabwiye abigishwa be ati, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Yesu wabivuze, ariko atakuvuga aya magambo ngo yabanje kubateranyiriza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu, arababwira ngo nibarindire ibyo Data yasezeranyije, ngo ibyo nababwiye. Yababwira ngo umwuka wera wibutse ati, Data yabasezeranyije umwuka wera, nimugende mujye mu mujyi Yerusalemu muhagume mutegereze kugeza ubwo muzabatizwa umubatizo wa mwuka wera. Noneho mu gice cya kabiri cy'Ibyakozwe n'Intumwa, iyo usomye ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 4, niho tubona ababwiwe kubatizwa umubatizo w'umwuka wera bisohora uko umwuka wera yamanukiye intumwa. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatunga uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuza umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Icyo Yohana yari yaravuze ko Yesu naza azabatirisha umwuka wera ndetse akabatirisha n'umuriro cyarasohoye, kuko kuri uyu munsi wa Pentekote umwuka wera yaramanukiye mu buryo budasanzwe. Uwo munsi nibwo babatirishijwe umwuka wera, kandi uyu mwuka wera ngo yamanutse ameze nk'ibirimi by'umuriro. Wa muriro bavuze yuko bazabatirisha umwuka wera n'umuriro, ni ahangaha byarengurizaga umwuka wera yaje mu mbaraga yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo byageze n'aho abantu babona bimeze n'aho ari umuriro urimo kumanuka. Rero ibyanditswe byari bivuze ikintu kiba ari icy'ukuri, no gusohora kwacyo ugomba kuba ari itegeko. Igihe rero Yesu yakoraga umurimo we ndetse aganye ku musozo wabo agiye kuwusoza, hari icyo yavuze ku byerekeranye no kwihana. Muri Luka igice cyaho cya 24 turasoma duhereye ku murongo wa 44, twumve uko Yesu yabivuze igihe yasezeraga abigishwa be. Luka 24 umurongo wa 44, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri bye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Ibyavuzwe kuri Yesu bikavugwa n'abahanuzi, bikavugwa na Mose, bikavugwa ndetse na Dawidi n'abandi bose, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye i Yerusalemu. Yesu yahaye abigishwa b'inshingano yo kujya kubwiriza ubutumwa bwiza amahanga yose, ariko arababwira ati, mu byo muzigisha n'icyigisho cyo kwihana muzakigisha abantu, kandi icyo cyigisho muzagihereza i Yerusalemu. Uvuga ngo kuri Yerusalemu naho mu bwoko bwatoranyijwe abavugaga yuko ari ishyanga ry'Imana, nabo bari bafite ikibazo cyo kwita ubwoko bw'Imana, nyamara bafite intege kuko bita ku bwoko bw'Imana ariko batarigeze kuzuza ibyangombwa byo kwihana. Bityo Yesu atanga inshingano ku bigishwa be, arababwira ati, muzigisha abantu kwihana ibyaha muhereye kuri Yerusalemu. Bivuga ngo rero uyu munsi wa none natwe biratureba ngo abicaye hano iki cyigisho cyo kwihana ni icyacu, nta
wundi muntu twagisunikira ngo tuvuge ngo twebwe ntabwo bitureba. Mu kwihana rero hari intambwe ya mbere umuntu yavuga ko ariyo y'ibanze cyangwa se itangirwaho. Iyi ntambwe ni intambwe yitwa kwimenya kw'icyaha no kucyemera. Umuntu wese wihana, nta muntu ubasha kwihana atabanje kwisobanukirwaho cyangwa kwimenya kw'icyaha, kuko muri kamere muntu, umuntu uko ateye, uko yavutse, uko twavutse, kwemera icyaha ntabwo birimo. Kuko na Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana yabajije Adamu icyamuteye gukora icyaha, abisunikira ku mugore we. Umugore abajijwe nawe abisunikira ku nzoka. Rero twebwe abavutse kuri Adamu nyuma yo gucumura, umutima wo kwemera icyaha ntabwo ari ikintu cyoroshye kirimo. Bisaba indi mbaraga yo kugira ngo umuntu yemere icyaha cyangwa se acyemeze. Umuntu rero wihannye ni uwemera icyaha akacyemezwa n'Umwuka Wera, kandi nawe yarangiza akacyemera. Nta kiboko bagukubise, ntibakuraje ubusa, ntibaguciye mu muryango, nta kibi cyose bagukoreye ngo bagutoteze, ahubwo Umwuka Wera yaguze ku mutima wawe, nawe wemeranywa na Mwuka Wera yuko ari uko bikwiye kugenda. Umwuka Wera rero akora iki? Yohana igice cya 16 turasoma duhereye ku murongo waho wa 7 tugeze ku wa 11, dusimbuke dusome na wa 13. Yohana igice cya 16 umurongo waho wa 7, umutwe w'amagambo aravuga ngo umumaro Umwuka Wera azabagirira, cyangwa se twebwe bicaye hano umumaro Umwuka Wera adufitiye. Umurongo wa 7, ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi. Bivuga ngo mu kwihana bisaba yuko umuntu abanza agatsinda. Hatabayeho gutsindwa no kwihana ntibyashoboka. Ariko ngo Umwuka Wera niwe utsinda umuntu, akamwemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Umurongo wa 13, uwo Mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uyu Mwuka w'ukuri rero ari Umwuka Wera, niwe utuyobora mu kuri kose, niwe utuyobora inzira yo kwihana no kwakira imbabazi z'Imana. Muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 25 no 26. Yohana 14 umurongo wa 25 no 26. Yesu asezera ku bigishwa be, arangije arababwira ati, ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Bivuga ngo Umwuka Wera niwe wigisha umuntu akamwigisha kwihana. Umwuka Wera niwe wigisha umuntu akamwereka imiterere ye n'uko ameze. Mu yandi magambo, nta muntu ubasha kwihana atari kumwe na Mwuka Wera. Mwuka Wera udahari nta muntu ubasha kwihana. Ubwo bivuga ngo kugira ngo umuntu yihane nuko Mwuka Wera aba yamugendereye. Mwuka Wera rero atakugendereye ntabwo ubasha kwihana. Yesaya igice cya 1, Yesaya igice cyaho cya 1, twumve icyo umuhanuzi Yesaya abivugaho. Mu gice cya 1 umurongo waho uhere ku wa 4 tugeze ku wa 6. Yesaya igice cya 1 umurongo waho wa 4, dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa
umutima wose urarabye uhereye ku bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukamba cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Ahangaha umuhanuzi Yesaya ahishuriye n'imbaraga y'Umwuka Wera yerekana neza uko umuntu ateye. Umuntu utari yihana wese ngo yakire imbabazi z'Imana, ngo amazina ye yandikwe mu gitabo cy'urupfu ashyirwe mu gitabo cy'ubugingo, ni uko umwuka aba ateye. Ngo ahantu hose umuntu ararwaye, ariko se arwaye iki? Arwaye indwara y'icyaha, kandi indwara y'icyaha iri mu muntu nta hazima na hamwe aba afite. None Yesaya akavuga ati ni kubera iki mushaka gukomeza gukabya mu ngome? Ni kubera iki mushaka gukomeza gukubitwa muzira ubugome bwanyu? Kubw'ibyo Yesaya arararikira abantu kuva mu byaha bakihana kugira ngo bagire amahoro n'umutekano. Mu gice cya 64 cya Yesaya naho Yesaya afite icyo atubwira. Yesaya igice cya 64 uhereye ku murongo wa 3. Yesaya 64 umurongo wa 3 tugeze ku wa 8. Kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi yabo no kurebesha amaso indi Mana igira icyo amarira, indi Mana igira icyo imarira uyitegereza itari wowe. Ubonana n'unezererwa ibyo gukiranuka akabikora, n'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Ariko bararakaye kuko twakoze ibyaha, ndetse twabimazemo igihe kirekire, aho no gukizwa tuzakizwa. Kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite imizinga. Twese turaba nk'ikibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Ntawambaza izina ryawe, ntawuribatura ngo akugundire, kuko watwimye amaso ukadutsemba ukoheye gukiranirwa kwacu. Ariko none Uwiteka uri Data wa twese, turi ibumba nawe uri umubumbyi wacu, twese turi umurimo w'intoki zawe. Uwiteka wirakara cyane bikabije, we guhora wibuka gukiranirwa kwacu iteka ryose. Turakwinginze witegereze, twese turi abantu bawe. Hano Yesaya arongera kwerekana ahishuriwe n'Umwuka Wera, aravuga ati ko tumeze twakoze ibyaha ndetse twanabitinzemo. Umuntu ashobora kuba yicaye hano atari yihana. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko nawe yahamanya n'umuhanuzi Yesaya ko yatinze mu byaha. Ndetse Yesaya we yongeraho impungenge abwira Imana ati mbese ko twabitinzemo, aho no kwihana bizashoboka? Izo nizo mpungenge yari afite, kandi nizo mpungenge umuntu wese akwiriye kugira, akavuga atari kuko natinze mu byaha, aho no kwihana bizashoboka. Mu kwihana rero hari ikintu Imana ikorera umuntu. Yohereza Umwuka Wera kugira ngo aze gutsinda umunyabyaha. Uyu munyabyaha rero mu gutsindwa kwe no kwemezwa ko ari umunyacyaha, Umwuka Wera akora ikintu gikomeye cyane cyo guhishurira umunyabyaha umutima wa kamere yavukanye. Ubundi umuntu aba yibaniye n'umutima we wa kamere, bafitanye isano, bafitanye umusabano, ntacyo bimutwaye, yiturije yumva rwose atekanye. Ariko Umwuka Wera yaguhishurira umutima wawe wa kamere, akakwereka uko umutima wawe umeze, akakwereka ubugome bwawe, akakwereka ibyaha byawe uko wabikoze. Kandi Umwuka Wera iyo abikwereka, abikwereka nk'aho ari ukibikora kandi warabikoze mu gihe cya kera cyahise, biza bimeze nk'aho ari bishyashya. Umwuka Wera rero ni uko uwo murimo. Aha rero tukibaza ngo mbese Umwuka Wera niba akora uwo muntu umurimo wo kuza kwigisha umuntu no gutsinda umutima we no kumwemeza, ubundi kwemera ibyaha umuntu ntiyakwibaza ngo se nabaye umunyabyaha ryari?
birinda bigeraho umwuka wera aza kwemeza umuntu. Ubundi umuntu yabaye umunyabyaha bigenze bite? Yabaye umunyabyaha ryari? Zaburi ya 51 tugiye kureba uburyo twaba twarabayemo abanyabyaha, kandi uko Bibiliya bivuga niko njye nawe tumeze, ntacyo dutandukaniyeho njye nawe. Zaburi ya 51 umurongo wa 7, ariko mu zindi zaburi ni umurongo wa 5. Uyu murongo wa 7 uravuga ngo, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha ni mo mama yambyaye. Umugaragu w'Imana Dawidi amurikiwe n'umwuka w'Imana yasobanukiwe neza yuko yaremanywe gukiranirwa mu byaha arimo umubyeyi we yamubyaye. Rero Dawidi avuga ibi bintu ko yaremanywe gukiranirwa no mu byaha akaba arimo umubyeyi we yamubyariye. Twese uko turi hano ntawe warusimbuka kuri iyo ngingo. Twese twaremanywe gukiranirwa mu byaha n'ababyeyi bacu batubyariye. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ngo buri wese avuka akeneye umukiza. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuka adakeneye umukiza. Ikindi kiyongeyeho cya kabiri, iyo usomye muri Zaburi ya 58, dusome umurongo waho wa 3 kugeza ku wa 5, mu zindi Zaburi mu wa 4 kugeza ku wa 6. Aha haravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Ubwo twese uko turi hano twavutse dutandukanijwe n'Imana. Bya bindi rero abantu birirwa baririmba babonye umwana w'uruhinja yavutse bakavuga ngo ni marayika. Iriya mvugo inyuranyije n'uko byanditswe byera bivuga ngo umunyabyaha avuka atandukanyijwe n'Imana uhereye ku kuvuka kwe. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakareshya, ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'inkoma y'igipfa amatwi yiziba amatwi bitumva ijwi ry'abagombozi, naho bagomboresha ubwenge bwinshi cyane. Urebe ko umunyabyaha ateye ubwoba. Yagereranyijwe n'inzoka y'inkoma y'igipfa amatwi idashaka kumva amajwi y'abagombozi. Abagombozi ni ababwirizabutumwa bwiza, ariko umunyabyaha yiziba amatwi, ntabwo ashaka kumva iryo jwi, ngo nawe ahindutse nk'inzoka idashaka kumva. Ariko muri uyu mugoroba Imana idufashe muri iri teraniro rigiye kubonekamo umuntu waba agereranywa n'uyu murongo twibutse. Reka turebe muri Yesaya 48 umurongo wabo wa 8. Yesaya 48 umurongo wabo wa 8. Muri Yesaya 48 umurongo wa 8 hari amagambo avuga ngo, ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye, uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, kuko nari nzi yuko wariganyije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Umuntu akivuka yiswe umunyabyaha, ariko ijambo rirabaje ngo mbese ntabwo wigeze ugira icyo umenya? Nta n'ubwo ugutwi kwawe kwigeze kumva? Mbese igihe twiyicariye mu materaniro, igihe ababwiriza bamenya imbere yacu, ntacyo twaba twarigeze kumva, ntacyo twaba twarigeze tumenya yuko twavuze turi abanyabyaha kandi dukeneye imbabazi z'Imana, ku buryo twakomeza tukicara tugatuza tukamera nk'abatekanye kandi ikibazo gihari. Ezekiyeli 16, Ezekiyeli igice cyaho cya 16 umurongo wabo wa 4 n'uwa 5. Ezekiyeli 16 umurongo wa 4 n'uwa 5, umutwe w'amagambo aravuga ngo i Yerusalemu hageramo n'umugore wabaye maraya. Umurongo wa 4 uravuga ngo kavukire yawe cyangwa se kavukire yanjye, utaza kugira ngo ni wowe mbere gusa, ahubwo twese ni uku. Kavukire yawe, umunsi wavutseho umukundwa wawe ntibawushariye, kandi
kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagabaga. Kavukire yawe Imana iracyemeza umutima wawe y'uko wavutse uri umunyabyaha. Nta muntu wakwishuka ngo yibeshye ngo avuge yuko yavutse ari umwere cyangwa yavutse ari umukiranutsi. Ntabwo bibaho. None se kugira ngo uyu muntu uhamijwe yuko kavukire ye yavutse ari umunyabyaha, kugera ubwo agereranywa n'umugore wabaye maraya, kugera ubwo bivuga ngo umuntu avuka yiyobagiza abeshya, uyu mutima wa kamere ko ari wo mutima witwa ko ari umwanzi wa kamere, kandi tukaba tuwuvukana, ngo ni umutima witwa ko ari umwanzi w'Imana. Ubwiyo kamere twagize gute? Twavuka. Ntabwo uri inshuti y'Imana, ntabwo uri inshuti y'Imana. Nawe wakora amashuri ukarangiza kaminuza, nawe wakora akazi keza ugahembwa amafaranga menshi, uhinduka inshuti y'Imana ari uko wasobanukiwe umutima wa kamere, ugasobanukirwa ko uri umunyabyaha, ukimenyaho ubugoryi n'ububi bwose, ukajya imbere y'Imana ukihana, Imana ikakubabarira. Ariko ibyo utari wabikora, uracyari muri wa mugabane w'abantu babarwa yuko kavukire yabo ari abanyabyaha. Mu Baroma igice cyabo cya 8 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7 n'uwa 8 hari icyo Pawulo yabivuzeho yandikira ab'itorero ry'i Roma, kandi uyu munsi ni twebwe turimo kubwirwa aya magambo. Igice cya 8 cy'Abaroma umurongo wa 7 n'uwa 8 ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Umuntu uri mu butware bwa kamere ntabasha kunezeza Imana, kuko uwo muntu aracyari mu ruhande rw'abanzi b'Imana. Ndetse mu Baroma igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 23 hari amagambo avuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu bivuga ngo umuntu ufite umutima wa kamere utari kwihana aramazina yaracyanditse mu gitabo cy'urupfu, ndetse ategereje ibihembo by'urupfu, kandi urupfu ruvugwa hano ni urupfu rw'iteka ryose. Ndetse Pawulo akomeza abishimangira mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 23. Mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 Pawulo aravuga ati kamere wenda wa 21 ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nguko uko tumeze. None Umwuka Wera aremeza umuntu ko ari umunyabyaha. Icyambere, Umwuka Wera yemeza umuntu binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana. Umubwiriza ashobora guhagarara imbere yacu akatubwira ijambo ry'Imana, iryo jambo ry'Imana rigakora ku mitima yacu. Umwuka Wera agafatira aho ngaho akakwemeza, cyangwa se cyari ufashe n'ibindi urimo kwisoma wiherereye, binyuze muri iryo jambo umutima wawe ukemeza. Umwuka Wera abasha kwemeza umuntu binyuze mu magambo cyangwa se mu biganiro by'abantu b'Imana. Igihe baganira iby'Imana yabakoreye, batanga ubuhamya bw'ukuntu Imana yagendereye imitima yabo n'uburyo biyumvisemo amahoro mu mutima. Ibyo biganiro bigakora ku mutima wawe
ushobora kuba uturimo kugwa mu rwobo rurerure cyane ruteye ubwoba, maze ugakanguka mu bwoba cyane, ugahita utekereza ko wari ugiye gupfa, kandi noneho ugapfa ukihana, bikagutera kwifuza noneho kwihana ibyaha byawe. Imana ifite inzira ikoresha byinshi cyane, cyangwa se no kubitekerezaho mu ntekerezo zawe, Mwuka w'Imana akabiguhishurira kandi akabikwemeza. Izo nzira zose Imana irazikoresha. Kwihana rero icyo bivuze gikomeye cyane ni ubwiyunge hagati y'Imana n'umuntu. Kwihana ni ubwiyunge hagati y'umuntu na mugenzi we, kuko uyu muntu yiswe umwanzi w'Imana. Niba umuntu yiswe ko ari umwanzi w'Imana, ni ukuvuga ngo nta rukundo yari afitiye Imana, nta bwuzuzanye bwari buri hagati ye n'Imana. Ariko kubwo kwihana, ubwuzuzanye bugiye kubaho n'ubwiyunge bugiye kubaho. Nicyo cyazanye Kristo muri iyi si rero. Yaje muri iyi si gupfira umunyabyaha, kugira ngo umunyabyaha abone uburyo n'inzira yo kwiyunga n'Imana. Ntabwo umuntu ashobora kuba icya mbere, hari Umwuka Wera ugendera imitima yacu akatwemeza, ariko hari na Kristo wapfuye urupfu ku musaraba azira ibyaha byacu, kugira ngo tubone uko twiyunga n'Imana, aduhuze n'Imana. Mu kwihana rero dushobora kongera tukareba muri Zaburi ya 51, tukareba amagambo meza ahanditse, twumve muri Zaburi icyo atubwiye. 51 muri Zaburi ya 51 uhereye ku murongo wa mbere, umuntu w'Imana Dawidi yaranditse aravuga ati, ubundi Dawidi yayanditse cya igihe umuhanuzi Natani yari amaze kumubwira ibijyanye n'icyaha yakoze cyo gusambana na Batisheba. Yaranditse aravuga ati, Mana mbabarire kubw'imbabazi zawe. Ni isengesho ririmo gusaba Imana imbabazi kandi bivuye ku mutima. Ati, Mana mbabarire kubw'imbabazi zawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganya ibicumuro byawe. Wa munyabyaha umaze kwemera ko ari umunyabyaha, amaze kubyemezwa na Mwuka Wera, akwiye gufata umwanya wo gusenga isengesho, asaba Imana kumubabarira, asaba Imana gusibanganya ibicumuro n'ibyaha. Ibyaha ntibimeze bite? Ibicumuro ntibimeze bite? Ibicumuro ni bya bindi umuntu yakoze n'undi yakoreye mu ntekerezo. Ahari wenda watekereje kwiba ariko ntiwibye, watekereje gusambana ariko ntiwasambanye. Ndetse Yesu yaravuze ngo umugabo nareba umugore w'abandi akamwifuza, ngo azaba yamaze gusambana nawe mu mutima. Ibyakorewe mu mutima nibyo byitwa ibicumuro. Ibyagiye ku karubanda cyangwa byashyizwe mu bikorwa nibyo byitwa ibyaha. Mu kwihana rero umuntu asaba Imana imbabazi, asaba imbabazi kugira ngo Imana ikubabarire ibicumuro, ibyo wakoreye mu mutima wawe bitasohotse ngo bijye mu bikorwa, n'ibyo wakoze byagiye mu bikorwa nabyo ukabisabira imbabazi. Maze Dawidi aravuga ati, unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye, kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke gukiranuka n'uvuga, kandi uboneke ko uboneye n'uca imanza. Dore nareba mu gukiranirwa mu byaha by'Imana yambyaye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hakaboneka, uzahamenyesha ubwenge. Arangije Dawidi aravuga ngo, unyejeshe izobo ndera, unyuhagire nawe umweru urushe urubura, unyumvishe umunezero n'ibyishimo. Umuntu umaze kwimenyaho ubugoryi, akimenyaho ubudacyaha, akimenya ko yahemukiye Imana, akaturira Imana gukiranirwa ko, ntabwo bisoreza aho ngaho, ahubwo ngo iyo imbabazi z'Imana zibonetse biraboneka. Ibi rero bitwereka neza uburyo bwo gusaba Imana imbabazi. Mu kwihana no kwiyunga n'Imana, ni ukuvuga ngo umuntu aba atangiye kwitandukanya na rwa rwango yangaga Imana n'amategeko yayo. Aho kwanga Imana no kwirwanya, ugahinduka inshuti y'Imana kandi ugakunda n'amategeko yayo. Wa mworera wari uri hagati yawe n'Imana, wa wundi wari uhari kubera icyaha, uwo mworera uvanwaho n'urupfu rwa Yesu, urwo yapfuye ku musaraba w'i Kalvari.
n'Imana ariko muhorera mu cyane ntabwo umuntu yatera intambwe ngo azamutambuke nta nubwo yasimbuka ngo azamutambuke yewe n'uwazana indege ubwayo ntiyamurenze ariko kubera urupfu rwa Kristo nibwo rwonyine rubasha kwambutsa umunyabyaha akagera aho Imana iri. Ubwo bwiyunge rero hari icyo busaba. Icyo busaba ni uko iyo hagiye kubaho ubwiyunge habaho no gutanga cyangwa se kugira ibyo umuntu yigomwa. Muri Ezekiyeli igice cyaho cya 18:21 reka twumve muri ubu bwiyunge hagati y'umuntu n'Imana cyangwa se hagati y'umuntu na mugenzi we. Twiyunga n'Imana tukaniyunga na bagenzi bacu twahemukiye. Uwo wahemukiye uramusanga ukamwaturira ukamusaba imbabazi. Niba warakoze icyaha mu rwihisho ukagisabira imbabazi mu rwihisho, niba waragikoze mu ruhame ukagisabira imbabazi mu ruhame. Dufate nk'urugero wenda hagize nk'umuntu akagira atya agatuka nk'umukuru w'itorero hano mu rusengero ku isabato, uwo muntu byazamusaba yuko kwatura icyo cyaha no kugisabira imbabazi agaruka hano mu rusengero imbere y'abantu kuko yagikoze mu ruhame. Ezekiyeli igice cyaho cya 18:21 aravuga ngo iki? Reka wenda here kwa 20. Ezekiyeli 18:20 ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Umwana ntazazira ibyaha bya se kandi na se ntazazira ibyaha by'umwana we. Gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we kandi ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze, ari nacyo nifuriza buri wese uri muri mukoro ngo umunyabyaha nahindukira akava mu byaha bye byose yakoze agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, ngo ni ukuri azabaho ntabwo azapfa. Azabaho ntabwo azapfa. Wa 22. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamubarwaho, azabeshwaho n'uko yabaye umukiranutsi. Haleluya. Kuko yabiretse bazabeshwaho n'uko yabaye umukiranutsi. 23. Muragira ngo nishimira ko umunyabyaha apfa? Niko Umwami Uwiteka abaza. Ikiruta si uko yahindukira akava mu nzira ye akaba. Ariko Imana idukunda, Imana iratwifuriza guhindukira tukava mu nzira zacu n'ibihe, kugira ngo rero umunyabyaha Umwuka Wera akamukiranira akaguhishurira umutima wawe, akaguhishurira ibyaha wakoze, uburyo wahemukiye Imana ugahemukira bagenzi bawe, akabikwemeza.